urashize none byapasi Sindaguza amayeyo araka wese mbona bita kalama hivi ndabona uri mu minezero sha nturanye wanje nawe uranyuze meze turashima Imana muvandi haje mbane nabyo je ukomere mabuka butonti yego si umugabo ko ndashaka kugenda adasize amafaranga ariko zira dodo ziri munsi rugo uragira ngo imbwa zaje ziziga kuko zizinyamo soroma dodo hari utuvuta urungemo n'utujanga nze gute wumva ko natungwa na dodo dodo hari abazibuze n'abandi ariko si dodo mu isoko n'ukuntu bazirwanya kutabura ibyo ushyira muri ako gacuma se ni umurage asibyo nabasoko iki gacupa keza gacupa kanje akana gacupa mbona bita byagendaga amafaranga naribi aha nuko ningo zubaka amafaranga waje ugateka izo dodo ko ari nabirwa mu isoko bazihaha bazirwanira urabyibushura uramaze kugira gutya urashaka abandi bagabo barabikora urashaka inyama se abandi bagabo barabikora genda inde ari nde wundi ubikora siga amafaranga rero ariko Emmy yego mbona bi sha uramuka wasinze kuva ku wa mbere ukamara icyumweru ugafata ikindi nayamba mwerasi nuziga amafaranga ariko abadamu bararushye uko abaturanyi baza bakivanga mu bibazo by'abantu uyu mugore ko namurongoye ni umugore wawe hanyuma se umuntu atungwa n'umutima gusa ko wajye umenya iby'iwawe ariko wasanga hari inyama mu rugo ariko urimo wagize gutya umunwa wawe uzamuye inyama dodo uramuhatira kurya dodo inyama dodo bibaho jya ureba by'urugo rwawe nuko abantu baza gushenya ingo z'abandi nuko zabarirwa sha Emmy mbona bihita ngo rero ko ratanyegera akira ratagenda wihahire washatse nabi nyine ntabwo abirya ntabwo yaryamwo wanyama giye byo guhanyama ndahanyama z'igihumbi se wongera uri nk'inyama ugure n'ibirungo naba make wikopesha kwa Karisa njye ntabwo njya nikopesha naribi Karisa muri n'inshuti muragira gukomera andarenga nabyo numvise nabi numvise nabwo namatwi yanjye aka naka kama nyenyeri igisi inshucu mbanywa nyine ntabwo ari amazi ibyo byo kumamagara nabyo numvise hanyuma se ko ndi kumva muri kugabana igihumbi cyanjye ngenze nshaka umugore mwiza mwese mudamarana ubuhumbi ariko reka mubwire Emmy nashatse neza washatse neza umwicisha dodo nashatse neza tuzajya dutungwa n'imitsi yanyu muransubiza igihumbi cyanjye ariko muransubiza igihumbi cyanjye ntabwo nabaye igihumbi ngo mujye kurya amanyama arabonye nko kwiruka muransubiza igihumbi cyanjye abagabo nubwo ujarenze ko abantu basigara bava agacupa none nawe usinda utawe ariko uzikore na madamu wawe muri abatekamitwe niko uragabura kandi wazanye wawe nabi ubwo muranywe mwabivuganiye mu shushu we sanga byahiye yate nzakiyishyura sha umuvandi genda iki gihumbi nubona giheze nzakishyura kandi uzasigara ibyo gutunga urugo rwanjye kunye bwitote reka nigende nzakishyura mbona bihita uratungwa gusa ngenzajya nigurira icupa gusa ariya nazahira nazahira sika mutunge ziraba bitangira iwawe se tegereza baramutunganya ihera mu rugo baramutunganya ngo baramutunga oya ngwino tugende icupa keza gacupa kanjye Simbona bita, mbona bita. Emmy. Hose tuzajya duhurira. Reka. Kugira abaturanyi baranahumura. Aho uzajya hose. Ahantu ushobora kuzajya ngo umbure hose mbamare. Umuturanyi nubwo ugeze ugatanga yo kugabura mu rugo, umuturanyi mwiza. Utegereza uzabubona uriya bireke. Nubwo uriya naragushimye. Cyagiye narariye akanyama. Nikuri natashye namwe gasamusamu kanje, ndagenda umugore wanjye mbona yaruye utunyamanisha niko ushaka umugore mwiza no kwiteganyiriza. Nagutugara umuturanyi birakabyara. Akirasoma. Urakoze amfura. Urakoze cyane. Aho ndaje watanze igihumbi niho wakamara. Ubuze ndi kukigaruza. Nari none byutse numva mfite akabaraga shana umuzizi shana inkangaza ninjye noneho nateye akabari karakora fresh kwera kakanyama kinjiye mu mitsi wakabyara we n'inkangaza urayumva ni umwikamire wo kunoza wo kwivuka umwikamire kabisa umuntu wansuye karengetse amanuka mu muhogo ngo n'igitonyanga kimwe kirahaza kabisa yawe we mano ngene ncurure ngubone umuntu anywera rimwe ngo arasimba yawe we curura ngashanga ubundi rero ibihe nabonye nakavura kayimo karagwa neza dusaka turi kwera kashaka kavura karabonetse
umuntu wenzaga kandi n'umuhanga n'umuhanga wamaye nka pe n'ukuri yakimye amazi wakabyara yagahara ubetezi aragaheza agahanga amuzese no muzega yeye kameze neza pe akameze neza reka ncuro ryo kwihagarika cyahise nyuma igahita imanuka hasi akajya kuyinyara kameze gabundi ahantu niho baniyere reka nze ndagaruka ndaje amasegonda gabanya uvyo wongeremo ndaje amasegonda ndongeramo nta kibazo nduzuza niba shabe baguhaye buzuze ndaje reka nihagarike yego ndaje amasegonda niko ubu uri hafi wongeremo nanyaruka sha urabita ariko je ndatunze urugo rwanjye byishima pe ariko mbona bihita yahezera isaha yose nicaye ngo umuntu abitaraje yongeremo inzoga umuntu w'umugabo abeshya undi mugabo inzoga sukabaye nka nzonyo unywa yabeshya inzoga umwami amasigara avuga ngo nta nzoga za nzonyo nitahire umugabo arigira yakwibura agapfa abaye ngiye nashiriwe yambeshya inzoga rero ntamubuze ndakuretse ndiyemeje ndashaka kuyisubira naje ntuza cya gihumbi nyinshi urambwira ngo uhamagare sinjye kukigaruza none se unyurugo mu kanya ntaje aho musize ndahazi wagira vuba aho musize ndahazi humura ese ko ufite igihunga mva nawe nyiri so kwiba se nubizi naragukoye se ariko ntabwo ari igihumbi cyonyine uranyongera ndi wowe turavugana wowe twinjira aho nimba nyongera ndi ngwira kandi tugire vuba hasi madamu nishakiye abatindi bari gukanura madamu wowe ugiye kuntunga ubwiza bwawe bwahogoje amahanga madamu yakingura madamu wanjye mu macupa kanjye gacupa keza ndikura njye nenge wanjye ndaguretse madamu mwiza meze bite mbona bitavuye he nagaruzaga igihumbi cyanjye sigara n'ibyaho mbona bitavuye iwanjye yego madamu kubazura mbona bitanziza ku kabari aravuga ngo aje kungura icupa itaza kungonga ntabwo narenze ko mwari kumwe ariko arabikoze ntukagira ikibazo ariko kuki utanyizera ubu ntabwo mwizera mbona bita ntabwo bavuye mu rugo ya mafaranga yenda yamushubije nta kibazo ahubwo ikibazo nta nubwo wabikoze ubabarira ubwiza muri wakoze ntabyo twakoze igihumbi cye ntakimushubije biriya yavugaga amagambo ni amarorerwa ni ukuri ahubwo ndashonje umugabo mwiza mbona amafaranga ntabwo nyine utagwa genda neza